nuza byiwe cyo kuza bazabaza ngo hari ikintu ibintu byiwe inywera ntago ari bumbona harimo icyese sha ko nabyo manandurira amaso yanjye ku misozi mbe gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuva ibice 14 ku murongo waho wa 24 aravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitambure mu nkingi y'igicu n'umuriro yitegereza ingabo z'abanyagiputa zicikamo igikuba. Amen. Rege ndaje ndihagararemo mu kanya nganirize ubwoko bw'Imana. Katabarwa! Ambutiyaje katabarwa. Ngomba kujya musengera. Baba yahanaguye. Ndabona hari ibintu bimwe ngiye kujya nikora kuko sinshobora kumwirukana mu by'ukuri. Sindamwirukana ndabaneze imbuto zimeze gute hanze abarokore dufite ikigeragezo cy'abakozi sinzi niba ari giye wenyine ariko abantu tugerageza kuganira bose bamubwira ko bafite ikibazo cy'abakozi mu ngo ni ikibazo gikomeye cyane ariko wenda umuntu aragoragoza kugira ngo Yesu azamurikire umutima we umuntu aragoragoza kihangana asashakuse ko numva no munda nta kintu kirimo yaba yatetse mu gacupa cyangwa se nzajye nigira mu gikoni se muhemba se gute se umva ambutiyaje ibi koko ni ibiki mana naranasoma Karame yego boss ambutiyaje cyamaye ariko se wagenze gake Uja umwumvishe ndumva mu birometero 7 uko yayigize numvishe hamagara ndavuga ni abajya zaniruka numvishe ijwi ryawe ndihakuryiyo uretse gato urwenya rwawe cyo gose ikintu ushimira Imana uko waje n'ubu ngubu kurusigaye witwara harimo impinduka oya amafaranga yabonetse kaba kabaye noneho rero urabona ngiye mu iteraniro tugiye gusenga abantu bameze nabi nuko ubu hari ikintu cyabaye nakubwiye turimo turasengera dufite amasengesho y'iminsi 7 icyumweru cyose dusengera abantu abafite uburwayi ukwabo abafite ibibazo bigiye bitandukanye kwabo mbese turimo Imana imwe bitangaza n'ibimenyetso urumuriro papa urumuriro ibitangaza n'ibimenyetso noneho rero buriya kugira ngo ugire imbaraga uko kugiye tujye mu kazi gakomeye ni ifunguro ni ikintu cyo kunywa ubundi ngende nuzuye mu mwuka ndetse no mu mubiri erega boss hari ikintu buriya nakubwiye ubu rero uko nguko duhagaze ntacyo kurya kimwe kiri muri iyi nzu mwese narya Yesu gute se ntacyo kurya kigiye ejo bundi twarahashya agafuka k'umuceri yamba ako kashize kera mu cyumweru kimwe nta kintu na kimwe cyo kurya kiri muri none se hano nuvuga ngo utekere hari mu nzu ufite muri iyi nzu ndakubwiye hari ikigo cy'amashuri ipuse zo muri karitsiye n'uzizi ubu zose zimuke hali wawe ku buryo ipuse zirya umuceri zikomara ipuse gusa buriya rero buriya ipuse ugira ngo ndakubeshye kandi nabikubwiye ugira ngo ndakubeshye hari igihe ujya usengera abantu nyabingi n'abadayimoni bavuyemo bigahita bimukira hanze gato uvuze ipuse uvuze ko abo ngabo ari abaranyuko abo nibo mvuga rero batwaye umuceri wose n'icyo kunywa ndakubwiye ngo yaba ifu y'igikoma yaba ya ifu y'amata yaba na bya birayi byari hariya n'aka gafuka k'umuceri noneho hari uretse ndavuga uvuga ipuse reka ngere ku mbeba imbebazo nafashe nuza
uri kunyumva bose uretse gato reka tuze kugura akamashu gakoco ikoco izifate noneho ugende utoragura imbeba ku yindi oya boss reka dufate tugure gakoco noneho ariko ubundi reka nirye muri stock oya njye kureba oya kureba muri stock nta mukiri ujya muri stock gusa ugeze ugahura n'ikibazo none se umuceri muri stock boss ni kosa kirazira umuceri twazanye ejo bundi ibireti twazanye ejo bundi amata twaguze n'ubwangu twaguze litiro zingahe ejo bundi reka ngere ku mbeba imbeba zo ndakumva zaje muri byaretse nabanza nkareba ibyo bisigazwa oya rwose nta mukiri ujya muri stock kirazira kirabirarura buriya boss umuntu w'umupatoro nka wiyubashye muri stock ugeze ugahura n'ikibazo nuko ari iwanjye se ni iwawe ariko hari ibintu okay ko ari iwawe ko narakubona woze ibyombo boss ko narakubona ukoroba ibyo rege kubikora bari kubera iki oya byanakozwa gutya nta kibazo gihari ibyombo nta mpamvu zo kwivuna nta mpamvu zo kwivuna oya ndabizi impamvu ntakivuna nuko hari kandi nzi neza ko bikora neza ikirimo rero reka gukererwa ubwo ni ukuvuga ngo nyine nta kundi niba imbeba zabiriye niba iki nta kundi twabigenza reka njye mu materaniro mfite gahunda wakoresha buriya imbeba zo tuziruka koresha amasengesho kuko imbeba iri hano ntabwo ari inuza ni umuzima reka njye gusenga urugendo rwiza bose ngende yaho genda wiga ku kibazo cy'imbeba bose genda wiga ku kibazo cy'imbeba buriya rero bose nawe buriya azi ngo imbeba koko ngo zarabimaze imbeba ya mbere ufite ninjye muri uru rugo wajya ugenda ubundi nanjye nsigare ndamara ngubu nazana na ba Ivete sha ngubu ninjye pato tayari bosa mbote yaje ugatekera hano ariko njye ko kwinovora aramaze icyo kunywa nanjye ndagishaka wari icyo kunywa amaze nyimare mahugura kira cyari gisigaye siko yabyibagiwe umva barashaka ibintu byo kurya ararya se yahashye siko yabyibagiwe nta soni ngo ibyo kurya ngo ibyo kunywa warangiza ibintu by'inuza nta soni urarya se wahashye umva wahisemo amasengesho ubwo rero nawe amasengesho azagutunge ngomba kurya ahubwo hano nzahafyiguhira nabagenda yirukanka ngo ari mu masengesho barabashuka bayasenze kera uburyo kiryoshye sha nzajya ku munsi nandikirwa ibikombe bitatu nawe utere haleluya 200 ndebe ko tuzajya tungana ngomba gutungwa n'amasengesho anye ngatungwa n'icyo kurya n'icyo kunywa ahubwo ngira neza ewana uhaye byibuze ufate nk'iminsi 7 ubwo ni icyumweru uhaye inyama ubundi rero ngo ndazana gatuza ndazana amabuno nanjye nkamera nk'ababandi baba bagenda mu muhanda bazunguza za nyasha ubu ngubu nge nanjye do nakujya ngenda meze gutya Mombasa Nairobi ubundi nanjye nkazana nyasha sha nkumva ko Yesu agira neza ngewe uzanye na nyasha sa byakanga Mungu wangu ubundi ngize amahirwe nkajya mbona nk'utu duteremunsi nk'umunani ku munsi ubundi nanjye nkabanza nkumva ko Yesu agira neza urugo ngomba kurubyibuhiramo narubyibuyemo naba ndi ikigorye naba ndi ikiroge we naba ndi igicucu uburyo kiryoshye ariko mfasha noneho ya mama ndagasa